Ni ikipe ya Rayon Sport nk'uko bisanzwe, ikipe mukunda muri benshi, ifite abakunzi benshi haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni ikipe ya Murera ikundwa n'abanyarwanda benshi bagiye batandukanye, ndetse yaba n'abera nabo basigaye bayikunda cyane bitewe n'uburyo ifite igikundiro. Niyo tugiye kugarukaho rero mu makuru agiye atandukanye, dore ko iba ifite amakuru menshi yo turi muri Mercato, ikaba ifitemo amakuru menshi y'abakinnyi bari kuvugwamo, ndetse n'igihe cyari cyo cyose ishobora gutangira imyitozo. Ese ibya Rayon Day bimeze bite, biri gutegurwa ryari? Ese abakinnyi bashyashya iratangira kubasinyisha ryari, bazahagera ryari? Ese imyitozo yayo izakoreshwa n'uwe mutoza? Ese abatoza bungirije ni abahe? Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Unkize iminota mikeya, ntago ndi bubarambire, ngiye kubabwira ku minota mike, ndabaha amakuru yose ashoboka ari mu ikipe ya Rayon Sport. Mbahaye ikaze rero hano kuri Sportline TV, niyo channel ya Sport ikugezaho amakuru menshi yo mu ikipe ya Rayon Sport ashoboka kandi aba acukumbuye. Abantu mwese rero mudukurikira aho mwaba muri hose, haba mu Rwanda, haba hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mu bihugu bya Afrika bitandukanye, ku mugabane w'i Burayi, Amerika, Asia, mwese abajya banyereka yuko turi kumwe, ndabashimiye cyane. Wowe utarakanda subscribe, nagira ngo aka kanya ubikore. Ni ibintu byoroshye, ukaza mu muryango w'abantu bo muri Sportline TV, na mu muryango w'abantu dukundana kandi dushyigikirana cyane. Niba utarayikora, kanda kuri iryo jambo rya subscribe, ubundi ukande kuri kara kantu k'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, umenye amakuru y'ikipe ya Rayon Sport. Reka dutangire rero n'amakuru yacu. Ikipe ya Rayon Sport muri iyi minsi iri kuvugwamo amakuru menshi atandukanye. Mu minsi yashize nibwo habaye inama cyangwa se umuhuro, umusangiro w'abantu baba hafi ubuyobozi bwa Rayon Sport. Jean Fidel yise inkoramutima za Rayon Sport. Ibyo nabigarutseho mu kiganiro cyatambutse. Baraterateranyije babona miliyoni 48. Izo miliyoni 48 zahise zitangwa ku kanya kashi, arizo zizabafasha muri recruitment. Ikipe ya Rayon Sport ifite amafani club menshi nk'uko mubizi. Fan club nazo zishyize hamwe, biri kuvugwa yuko zigiye kuzagura umukinnyi umwataka Kabombo uzagurwa miliyoni 38 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo nazo izo fan club ziri kuyateranya kugira ngo ziyageze ku buyobozi, kuko murabizi yuko ubu ngubu ibintu byose ni ukunyura mu buyobozi. Ntago ari nka mbere bajyaga bafata amafaranga bagahita biyishyurira umuntu kugira ngo ako kajagari gacike. Jean Fidel yashyize ibintu ku murongo, avuga yuko amafaranga yose agomba kujya abanza akanyura mu buyobozi bwa Rayon Sport, ikaba ariyo iyatanga. Niba ari umukinnyi uguzwe n'abafana bakabibatangariza, ariko amafaranga yanyuze mu buyobozi bwa Rayon Sport. Ubwo rero ufashe izo miliyoni 48 zateranyijwe n'abaziriya nkoramutima, abo Jean Fidel yita inkoramutima za Rayon Sport, ukongeraho miliyoni 38 z'umukinnyi uzagurwa n'abafana, zirahita ziba miliyoni 86. Rayon Sport ifite score, ntago yari yatangira kubaha amafaranga, ariko amafaranga arahari. Harabura process yo kugira ngo ave muri score aze mu ikipe ya Rayon Sport, ku buryo muri kino cyumweru tuzatangira ku munsi w'ejo Rayon Sport izagenda isinyisha umukinnyi umwe ku wundi. Abakinnyi benshi twagiye tubibabwira, mbabwira abakinnyi benshi bari mu biganiro nayo, no mu kiganiro cy'ejo harabona avuzemo. Ariko Rayon Sport iri kugira ngo itangire gusinyisha, atari ukuvuga ngo irasinyisha umwe uyu munsi ngo undi mu cyumweru gitaha ngo uwundi mu kundi kwezi. Barashaka gutangira gusinyisha umwe ku wundi, umunsi ku munsi, kugira ngo bazagere igihe cyo gutangira imyitozo abakinnyi bose barahageze. Umutoza Julien Met, nk'uko nabibabwiye mu biganiro byatambutse, n'ubundi niwe mutoza uzatoza ikipe ya Rayon Sport. Akaba azongererwa amasezerano y'umwaka umwe. Ni ukuvuga ngo azayitoza sezo ya 2024-2025. Uti by'abatoza bungirije rero byo bimeze bite? Abatoza bungirije Julien Met yababwiye ko
agomba kwizanira abatoza bamwungirije, ariko abari barimo umutoza w'abazamu Webo Lawrence agomba kuhaguma, uwa fitness Lesaba agomba kuba hari, noneho akazana umutoza wungirije yizaniye. Ibyo rero ikipe ya Rayon Sport yarabimwemereye kugira ngo bazabone uko bamubaza umusaruro. Abafana bamwe bati Julien Mete twabonye nta kintu atwaye yabishobora, abandi bati yaraje abanza kutwihishamo atsinda imikino ariko nyuma akagenda atakaza. Ariko ibyo byose ubuyobozi bwa Rayon Sport bwararebye buravuga buti n'ubundi nta mafaranga menshi dufite yo kuzana abatoza bakomeye cyane, kandi Julien Mete uko yatangiye neza, tumuhaye abakinnyi bafatika nawe yifuza bishobora bigenda neza. Muri uko kumuha uburenganzira rero baravuze bati Baptiste Kayiranga arahari nk'umuntu uri kureba tara z'abana b'abanyarwanda bakiri batoya bagomba kuza mu ikipe ya Rayon Sport, bati na Julien Mete agomba kuba ari kumwe nawe, izo tara bagafatanya kuzireba, ndetse n'abo banyamahanga bazagurwa Julien Mete nawe akagira umutahe cyangwa se uruhare abigiramo. Abakinnyi rero b'abanyarwanda bari kugenda barebwa na Baptiste Kayiranga, muramuzi ni umusaza umaze gukura ariko azi kureba umukinnyi ufite tara, umukinnyi ufite impano. Ni muri ubwo buryo mu ikipe ya Rayon Sport y'abana hagiye kuzazamukamo abakinnyi 4. Harazamukamo umuzamu, haza umudefanseri, umumediateri ndetse n'umwataka. Abo barazamuka babakure mu ikipe ntoya ya Rayon Sport babazane mu ikipe nkuru kugira ngo babe bigira kuri bakuru babo, ku buryo Rayon Sport izaba ifite generation zigeze nko muri 2. Izaba ifite aba seniors bari gukina n'ubundi, harimo n'ababana bari kugenda babigiraho, ndetse na ya academy yabo cyangwa se ikipe ntoya yo kurereramo izindi mpano. Abo bakinnyi rero nubwo amazina tutarayamenya neza, ariko nabo bagiye kuzamurwa muri iki cyumweru, ku buryo ikipe ya Rayon Sport iri guteganya gutangira imyitozo hagati ya tariki 20 na 25 z'uku kwezi, kugira ngo nayo itangire gukora imyitozo, imenyerane, abakinnyi bamenyerane, ku buryo abo bana bazaba bazamutse bari mu ikipe nkuru. Abakinnyi rero b'abanyamahanga nabo bazagurwa, ndetse n'abagiye kongererwa amasezerano. Abagiye kongererwa amasezerano bo muri iki cyumweru biraba byarangiye, kuko nka Muhire Keve we perezida azamwishyurira. Tuyisenge Arsene nubwo yari ari kuvuga ngo ashaka kujya muri APR, twaje gusanga nta birimo, ahubwo we ari kunaniza Rayon ngo ari gushaka 20,20 hagati ya 20 na 25. Muri Rayon Sport nta mukinnyi uzongererwa amasezerano uzarenza 15,000 nkuko nabibabwiye mu nkuru natambukije ejo. Tuyisenge Arsene bari kumubwira bati fata 15,000 by'idolari hanyuma udusinyire imyaka 2. Aimable Nsabimana nawe nuko nguko, nawe ni 15,000 by'idolari agasinya imyaka 2. Abo rero nibamara kubasinyisha, nibamara kubongerera amasezerano, kuko Julien Mete mubo yifuzaga nabo barimo, barahita batangira bazane abanyamahanga umwe ku wundi. Ejo nababwiye ibya Rukundo Abdurrahman Power Play agomba kuza mu ikipe ya Rayon Sport, mbabwira ibya uriya Murundi Fred nawe agomba kuza mu ikipe ya Rayon Sport. Mu minsi yashize nababwiye iby'abagande bari kugenda bareba ukuntu harimo abagande bagomba kuza mu ikipe ya Rayon Sport batarenze 3. Hari gutekerezwa rutahizamu w'umugande, hagatekerezwa umuwinga w'umugande n'ukina inyuma ya ba rutahizamu. Abo ngabo bagomba kuza. Gusa hari n'abandi bakinnyi bo muri za Cote d'Ivoire, muri za Mali bari kugenda bagirana ibiganiro, ndetse hari n'intumwa za Rayon Sport zagiye gucekinga ngo zirebe abo bakinnyi koko niba bakwiye kuza mu ikipe ya Rayon Sport. Ariko ntago biraba confirmed, kuko ntago bari bamenya neza uburyo abo bakinnyi bagomba kuzamo, kuko nababwiye ko company bari babavuganye yuko bagomba kuzakorana yo muri Senegal, baje gusanga nayo ari igicupuri.
baje gusanga ari abantu bari aho babereka abakinnyi ugasanga profile zabo ziri hasi, baravuga bati rero aho kugira ngo twongere tugure nk'uko twakuze muri sezo ishize, ahubwo iyi kampani twatandukana hanyuma twebwe tukishyiriraho abantu bashinzwe recruitment bakajya bajya kureba umukinnyi aho ari bakamenya ibyo ari byo. Nuko nguko ikipe ya Rayon Sport imeze. Jean Fidel ari kuvuga ati ibyo nakoze muri sezo zindi zose nshaka kubisibanganya muri iyi sezo ngatwara igikombe cya shampiyona ndetse byaba ngombwa ngatwara n'icyamahoro byose nkabitwara. Ariko ibi ngibi ari kuvuga mbibutse yuko mu kwezi kwa 10 n'ubundi nubwo shampiyona izaba yaratangiye ariko hari amatora y'ikipe ya Rayon Sport. Gusa score iryamye kuri Jean Fidel wa Yezu kuko naramuka gumyeho nababwiye yuko hari umugabo uzava muri score akaza mu ikipe ya Rayon Sport nka vice perezida kugira ngo ajya kontrola amafaranga score yo yatanze ibyakorewemo byose. Score nimara kumushyiramo yemeye yuko izongera amafaranga atari no muri kontra kugira ngo bubake ikipe ya Rayon Sport ikomeye kuko bazi neza ko hazaba harimo umuntu uzajya abamenyera aho igiceri cyose score yatanze cyanyuze. Niba cyanyuze mu mucyo, niba bakijyanye mu bindi bintu biterekeranye n'umupira, ibyo byose akaba bizi, akaba ari we uzajya atanga amakuru muri score. Iyi bya Rayon Day yo murayizi ni umunsi mukuru wa Rayon Sport bakunze kwita umunsi w'igikundiro, igomba kuba nyuma y'amatora ya perezida wa Repubulika. Amatora azaba tariki 15 z'ukwezi kwa 7. Uwo gutora we arazwi, turamuzi, ibikorwa birivugira za stade, za BK Arena, za n'ibindi byinshi. Uwo gutorwa we arari. Nyuma y'amatora hagati ya tariki 20 cyangwa se tariki 2 z'ukwa 8, hagati aho niho hagomba kuba Rayon Day mbere yuko shampiyona itangira. Iyo Rayon Day rero igomba kuzaba abakinnyi bose barahageze ku buryo izabamurika nk'uko bisanzwe. Abakinnyi bose bazaba baraje baratangiye n'imyitozo ku buryo izabamurika kuri uwo munsi, hanyuma shampiyona igatangira sezo ya 24-25. Abakinnyi bose mubazi mwarababonye ku buryo nta wundi bazongeramo nyuma yo kuri Rayon Day. Bikaba biteganyijwe yuko hashobora kuzaza ikipe ya Simba, bitakunda hakaza Yanga, zikaba arizo zikina na Rayon Sport ku munsi w'igikundiro wa Rayon Sport. Ikindi uyu mukino ugomba kuzabera kuri stade Amahoro. Ese uzaba uhari? Stade Amahoro igomba kuzabera uyu mukino, buri muntu wese w'umureyo agomba kuzaba hari kugira ngo amenye amakuru ahari ukuntu bimeze. Nahawe rero kuzaba hari kuri uwo mukino kuko ndibaza uzaba ari umukino mwiza ubereye muri stade nziza, buri wese agomba kuzaba ahari. Nayo makuru yarari mu ikipe ya Rayon Sport niyo ndamutse mbazanira uyu munsi. Nagira ngo mwibutse niba uri mushya kuri uyu muyoboro ukande subscribe, ukande no kuri karakantu k'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, ndetse niba waryohewe n'inkuru kanda kuri like, hanyuma YouTube nanjye mfashe gusakaza iyi video ku bandi bantu. Kandi niba ubishatse waduha igitekerezo muri comment, twe duhita tugusubiza ako kanya. Niba ari igitekerezo, niba ari icyifuzo, niba ari ibyo twahindura, duhita tugusubiza. Kandi igitekerezo cyawe ni ingenzi. Wibuke no gukora share mu magroup agiye atandukanye urimo, ndetse no ku nshuti zawe kugira ngo nazo ziyumvire amakuru yo mu ikipe mukunda muri benshi. Mwari kumwe na Mutangana, Imana ibarinde. Ndetse no mu mahanga engwa y'imama ndaraye.